Muraneza nitwa Vincent. Mugisha Moise ku cyumweru azahita atabwa muri yombi igihe Tour du Rwanda izaba isojwe hariya Kigali. Uyu ni umukinnyi wa team mu Rwanda, azahita atabwa muri yombi rero bitewe n'ibyo yakoze. Uyu ni umukinnyi abakinnyi bose babitezeho ibitangaza bari gukinira team mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bose. Mugisha Moise nyuma iyo mukinnyi Areruya Joseph watwaye Tour du Rwanda nyinshi, uyu niwe wa kabiri wamuguye mu ntege. Mugisha Moise rero yakoze ibintu bitari byiza ubwo bavaga hariya i Musanze berekeza i Rubavu. Yageze mu gace k'iwabo abona umugore we ndetse n'umuryango we, ava ku igare ajya kwisuhuriza umuryango we harimo umugore n'abana ndetse n'abo bavukana n'abaturanyi muri rusange. Umve mwa bantu mwe ibintu umuntu yakoze, arimo gusiganwa ku magare kandi aziko ari ibirometero bagomba kugenda atarwanye ngabo wa mbere, ava ku igare ajya kwisuhuriza abiwabo. Ibi ngibi akaba ari nabyo mpamvu bavuze yuko agomba gutabwa muri yombi. Ibintu bitavuzweho rumwe n'abantu, bamwe bati isiganwa ry'amagare ni siporo nk'izindi abantu bagomba kwishima, abandi bati uyu ni umukinnyi ugomba kugaragaza proud ye, ugomba guharanira icyo ashaka, ugomba guharanira icyo abanyarwanda bashaka. Kugeza ubu ngubu nta munyarwanda rero atwara agace na kamwe. Uyu nguyu rero Mugisha Moise niwe uritezweho ibitangaza, ariko ibintu yakoze ni ibintu bitari byiza. Kuva ku igare abandi barimo kwihuta cyane basiganwa n'igihe ngo barebe ko bagera i Rubavu mbere, wakava ku igare akajya kwisuhuriza imiryango. Iki ni igikorwa rero Mugisha Moise yakoze abantu bari kugenda bavugaho rumwe, bamwe bamushima abandi bamunenga. Ibi byabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Gashyantare ubwo irushanwa ryavaga hariya Musanze ryerekeza i Rubavu. Guturuka hariya rero Musanze werekeza i Rubavu, aka ni agace kavukamo abana benshi bari gukina hano muri Tour du Rwanda. Abangaba rero bahageze bo bakomeza kwigendera, ariko Mugisha Moise agaragaza ikinyabupfura gikeya, agaragaza amarangamutima ye, ari wowe uritezweho ibitangaza mu bakinnyi bose bakina muri team mu Rwanda ndetse no mu yandi makipe ya hano mu Rwanda. Uyu Mugisha Moise niwe muhanga mu gusiganwa ku magare, ariko ibintu yagaragaje ni ibintu bitari byiza. Mugisha Moise rero ubwo yari yageze hariya mu gace k'iwabo mu murenge wa Busogo akarere ka Musanze, yamumunye umuryango we rero urimo kumufana, aravuga ati ibintu sinabyihanganira. Arangije akora igikorwa kitari cyiza, agaragaza amarangamutima ye, yanga gukorera igihugu, yanga gukorera abanyarwanda muri rusange bari bari kumureba. Ahitamo kurambika igare hasi, yigira mu bafana, yisuhuriza bene wabo, yisuhuriza umugore we ndetse n'abana be. Isi yose imuhanze amaso. None abantu batangiye kwandika ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati uyu ni umunyarwanda cyangwa ntabwo ari umunyarwanda, niwe bakuye hanze y'igihugu bamuzana mu kipe y'igihugu. Ati ni gute umuntu ukinira ikipe y'igihugu uri gukinira irushanwa rikomeye gutya arambika hasi igare ari gusiganwa akajya kwisuhuriza abantu, kandi ari guhatana n'amakipe arenga 7. Abazungu baje gukinira irushanwa, none we aryimye agaciro ajya kwisuhuriza imiryango ye. Abantu rero bari kugenda babivugaho byinshi kuri ino mbuga nkoranyambaga. Akaba ari niyo mpamvu Mugisha Moise akirangiza irushanwa azakujya kuryozwa ibyo yakoze. Ntago ari ibintu byiza yakoze. Amagare baba barabaguriye ni amagare ahenze cyane. Kugaruza rero amafaranga nuko bakinira irushanwa bakaritsinda bakaba ba mbere, ariko Mugisha Moise yatesheje agaciro irushanwa. Ibi ngibi bakari uryo bizatuma atabwa muri yombi ku munsi wo ku cyumweru akirangiza irushanwa. Iki gikorwa cya Mugisha Moise rero cyishimiwe n'abantu bamwe na bamwe, abandi barakinenga. Ababyishimiye bavuze bati iyi ni siporo muzinde, nta mpamvu rero yo kutunyuraho kandi atuzi atadusuhuje. Abo no mu murenge wa Busogo, ariko abatari mu murenge wa Busogo bavuze bati iki gikorwa yakoze ntago ari igikorwa cy'intwari izikishaka. Yaba umunyarwanda yaba umunyamahanga apfa kuba ari gukinira ikipe ye, ntabwo yaza gufata igare garirambike hasi yigire mu bafana azi ibyo ari guharanira, azi agaciro k'irushanwa. Ati rero nk'umukinnyi w'umunyarwanda wanakiniraga ikipe ye, ntabwo ibi ngibi yarakwiye kubigaragaza, ntabwo yarakwiye kugaragaza amarangamutima ye
ngo arambike hasi igikoresho cye ajye kwisuriza abafana. Ati nk'uko nta musirikare warambika intwaro hasi ku rugamba kajye gusuhuza imiryango kandi yatumye ku rugamba, ibyo ntibibaho. Iyo ari ku rugamba aba ari urugamba, uba ugomba kurwana rero mpaka utsinze umwanzi. None uyu we yihereye rugara abari inyuma ye. Ati mwigendere njyewe ngiye kwisuhuriza umuryango igikorwa kitari cyiza yakoze. Abishimiye ibyo yakoze ni benshi, ariko n'ababinenze ni benshi. Mugisha Moise rero mu kwisobanura kwe, we yavuze ko yarambitse igare hasi akajya gusuhuza umuryango we ari urukundo akunda umuryango we. Ati nsinari kunyura ku muryango wanjye nkureba kandi nawe uherutse ngo ntawe usuhuza. Abandi bati yego wishimye kuba wababonye, nabo bishimye kuba wababonye, ariko ni umuryango wawe byashimishije ndetse n'abari bari muri ako gace wakoze mu ntoki. Aturuzi iyo uza gukomeza gutwara igare ukaza kuba uwa mbere, ibyishimo by'abanyarwanda bari kuguhundagazaho. Ati byari kuba ari byinshi cyane kurusha uko wishimye usuhuza umugore wawe ndetse n'abana. Abanyarwanda rurabo bashimishije kandi nabo bakakwereka urukundo rwinshi cyane. None wakoze igikorwa kitari cyiza, urambika igare ujya kwisuriza umuryango wawe urutisha igihugu cyose. Umuryango wawe urutisha abanyarwanda bari mu gihugu ndetse n'abadiaspora n'abandi bantu benshi bakunda u Rwanda. Mugisha Moise rero yakomeje yisobanura, aravuga ati guhagarara akanya gato nkasuhuza umuryango ntago byakuraho intego zanjye zo kuba umwanya n'ubundi nari ndawuba. Mbabwire ko Mugisha Moise no mu 10 cyangwa se muri 15 atari yagaragaramo muri irushanwa, mu gihe mu myaka itambutse uyu Mugisha Moise yabaga uwa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa wa gatatu muri 5 akabarimo. Ariko ubu ngubu tekereza ko no muri 15 atagaragaramo. Nagahe yarabonye kuko yatwara igare kubera ari mu gace k'iwabo ahazi neza, ashobora kudepasa abantu benshi cyane kubera uduca tuzi. Yahisemo kwirambikira igare ajya kwisuriza umuryango. Aravuga ati n'ubundi igihe nari nyongeye nta gace nari natwara muri uyu mwaka, aterekana isuriza umuryango. Ibi ni ibintu biri kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Rero Mugisha Moise akirangiza irushanwa ku cyumweru azahita atabwa muri yombi bitewe n'igikorwa yakoze cyo kurambika igare hasi akajya kwisuriza umuryango. Yarari mu isiganwa Tour du Rwanda, irushanwa mpuzamahanga. Ku cyumweru rero akirangiza irushanwa muri yombi ajya kuryozwa ibyo yakoze. Isura itari nziza yagaragaje mu banyarwanda ndetse n'isi yose yari muhanze amaso. Amakuru yo twari tubafitiye kuri Mugisha Moise nayo ngayo. Tour du Rwanda yo iracyakomeje kugeza ku cyumweru. Nge mubanye muri aya makuru, nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru tukugezaho azajya kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.